gushyira ku banyafurika amagambo y'umwimerere y'iterambere ridindira. Tugomba kongera gutekereza aho bituruka. Kuki ibihugu bya Afurika nubwo bifite ubushobozi bukomeye cyane bw'ubukungu bihora mu ntambara ziterabwoba, bikagira ibihugu bimwe by'uburengerazuba, kuki hatariho ijwi rihananira amahoro? Ese umuryango mpuzamahanga ntiwumva ingaruka bizagira? Ndababwira ko rero niba ibi bikomeje, intambara ishobora gukwirakwira mu karere kose, kuko abaturage batazigera bemera gushotorwa iteka ryose. Niba u Rwanda rukomeje kwigarurira ubutaka bw'ibindi bihugu, ndabizi ko bizagera igihe bukaza ni Burundi. Niyo mpamvu icyo nababwira ni uko u Rwanda rukwiye kumenya ibigiye kurubaho. Niyo mpamvu u Rwanda rugiye kubona ibintu bitera ubwoba ndetse rukazasenyuka rwose, kuko rukomeje gukoresha impunzi z'urubyiruko aho ruziha intwaro ndetse n'imyitozo. Murabizi ko kuva na mbere impunzi zarazibereyeho mu mahoro, ariko kuri ubu barimo barabatoza intambara ndetse n'ibijyanye n'iterabwoba ndetse no gukomeza kwigarurira ubutaka bw'ibindi bihugu. U Rwanda rurimo rurarwana intambara muri Congo, kandi umunsi umwe rushobora kuza hano mu gihugu cy'u Burundi. Twebwe rero ntituzemera ko intambara idusanga ahangaha. Turabizi neza ko u Rwanda rufite umugambi, kandi abarundi ntabwo tuzemera ko u Rwanda rugira icyo rudukoraho. Barundi bagomba kubimenya ko u Rwanda rufite umugambi mubisha ku gihugu cyacu. Niba rero umuryango mpuzamahanga ukomeje kurebera ahangaha mu Burundi, ntituzigera twemera ko ibi bizakorerwa iwacu. Ntabwo tuzemera kwicwa urubozo. Ndongera gusaba umuryango mpuzamahanga gufata ikibazo nk'icyihutirwa, kuko hari ikibazo cy'umutekano hano mu karere. Si Burundi gusa turimo kugarukaho, kuko ibiri mu kaga ni byinshi. Haba Tanzania, Kenya, akarere kose kari mu kaga. Niba rero uburasirazuba bwa Congo budatekanye, ni ukuvuga ko akarere kose muri rusange kadatekanye. Nta nubwo akarere kose kazigera kabona amahoro. Nimureke rero dukomeze dufatanye Abarundi. Ikibazo si icy'u Burundi gusa, tugomba kubitekereza. Abanyafurika y'Epfo barimo kubabara kubera ibibazo bibera mu burasirazuba bwa Congo. Nibaza niba mwe mwarabibonye. Urebye aho Afurika y'Epfo yerereye, biragaragara ko umutekano muke muri Congo ugira imbaraga kuri Afurika y'Epfo. Ese si byo nyakubahwa ambasaderi? Bityo rero ni mu rwego rw'umutekano dufite ikibazo gikomeye cyane muri Congo ndetse no mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Niba rero mutabihagurukiye vuba aha, muzabona ingaruka mbi cyane. Kandi rero buri gihugu kizagerageza kwirwanaho ku giti cyacyo. Ndababwiza ukuri rero, mu gihe cyose u Rwanda rudahagaritse ibi ngibi, twebwe Abarundi tuzirwanaho, kandi muzareba ikizava muri ibibazo biri muri aka karere. Njyewe mfite umugambi nigeze gutanga kuri aka karere, kandi nzi neza iyo uza kubahirizwa twari kuba turi mu mahoro. Kuko niba u Rwanda rwitwaza ko rutari muri liste y'ibibazo biri muri Congo, njyewe ndababwiza ukuri ko u Rwanda rwitwaza ko ahari kubera ikibazo yitwaje intwaro muri Congo. Rero nibaza impamvu ari ikihe kibazo kidashobora gukemuka mu mahoro. Gutera abaturage ba Congo kwicwa birenze ibyo byose bikorwa mu izina ry'u Rwanda, bivuga ko ari ikibazo cy'umutekano bufite mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese ibi ntabwo bishobora gukemurwa hatabaye kumenwa amaraso y'inzirakarengane? Nzi neza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda bashobora kumvikana neza ku bw'ikibazo cy'umutekano gihari. Njyewe ubwanjye navuze ko hakenewe ihuriro mpuzamahanga ryo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ry'amahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo byakemura rero ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse bikanafasha Congo gutangira inzira y'amahoro. None se ni ikihe kibazo ubu ngubu gihari kugira ngo ibyo byose ntibigerweho? Ese ni iki cyabuze? Nuko hari abafatanyacyaha. Ubundi rero iyo twese twemeranwa guhagurukira hamwe tugahangana n'imitwe yose yitwaje intwaro y'amahanga iri mu burasirazuba bwa Congo, ikibazo cyari kuba cyararangiye burundu. Kuki ibi ngibi byari kwizeza u Rwanda umutekano gusa?
oya byari kwizeza u Rwanda umutekano ndetse bikanafasha Kongo kwiyubaka mu mahoro. Ni ku bijyanye rero na M23 nagerageje kuvugana n'abayobozi bayo, narababwiye nti niba koko mutari abanyarwanda kuki mutemera gushyira intwaro hasi mukanyura mu nzira y'amahoro y'ibiganiro, niba muri abanyekongo koko, niba koko mukunda igihugu cyanyu mukwiye rero kubahiriza inzira y'amahoro. Icyo gihe baransubije ati turabyemera. Kubera rero ko nababwiye niba mutiriwe mukusanyirizwa ahantu ngo mukomeze mugenda mushyirwamo ideology n'igihugu cy'u Rwanda, bizagorana kumenya uwo muri we. Ntabwo tuzigera tumenya niba muri abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri abanyarwanda. Ntabwo tuzamenya nimba muri umukongomani cyangwa se umunyarwanda cyangwa se umurundi. Tugomba kubanza tukagena ahantu hagenwe, tukabatoza, tukabicaza, tukabambura intwaro, maze rero abanyekongo bakagira ubutaka bwabo, maze rero ubwo butaka mukabubanamo mu mahoro. Ntabwo numva rero ko intambara ariyo yagombaga gutuma M23 yegura intwaro ngo ihangane n'igihugu cyabo. Bagombaga gutangira inzira y'amahoro binyuze mu biganiro. Abanyarwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bagasubira iwabo. Niba rero bidakozwe gutya, abantu bazahora babafata nk'abanyarwanda. Mugomba kumva ko muri abanyekongo mugashira intwaro hasi, leta yanyu ikabasubiza mu buzima busanzwe. Mu gihe rero mudakoze ibyo, isi yose izabona yuko muri abanyarwanda. Icyo gihe M23 yansubije ko batazigera na rimwe bareka cyangwa se bashyira intwaro hasi ngo basubire inyuma. Ntabwo bazigera bakora ibyasabwe byo kujya ahantu rwari rwateganyijwe ngo bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe neza. Nahise numva ko abasirikare banjye bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kubagenzura. Basanze agace ka Sabyinyo katabagenzura cyangwa se bumva batakabamo. Nahise numva nsaba Repubulika ya Kongo gushaka ahantu heza, kuko Repubulika ya Kongo nayo yari yarabyemeye. Twaje kubona ahantu rero hakwiriye kujya impunzi muri Rumangabo. Nahise rero ntuma impunzi kujya kugenzura aho hantu. Basanze rero aho hantu ari ahantu hafite ubushobozi bwo kwakira impunzi aho hantu muri Rumangabo, kuko twari twaramaze gutegura byose. Ariko igihe cyari gitangiye kwimuka, M23 yongeye gusubukura intambara. N'ubundi rero mbabajije nti ese ntago muzajya hariya hantu? Icyakurikiyeho narababajije nti ntago muzajya aho hantu? Ati icyakurikiyeho ni inzira y'amahoro mu biganiro bya Nairobi. Ibyo mushaka muzabisaba mu nzira y'amahoro, ntabwo muzabisaba mu nzira y'intambara. Barabyemeye, ndetse nari naranemeje guverinoma ya Kongo ko igomba kubikora. Navuze ko guverinoma ya Kongo niyemera ko M23 igomba kujya aho ngaho muri Rumangabo, cyari ikimenyetso kigaragaza ko amahoro agiye kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubundi bakazashyirwa mu biganiro bya Nairobi, kuko guverinoma ya Kongo yari yabyemeye. Ariko igihe M23 yongeye gufata intwaro, ni gute wakongera gufata kwemeza gukora ibiganiro n'umuntu ufite intwaro kandi ashaka kukurwanya? Njyewe ku ruhande rwanjye ndi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku myanzuro yafashe. Uburyo bwo kugarura amahoro ndumva ari ubwo ngubwo, ari icyizere cyo kugarura amahoro ku mpande zombi zihanganye. Icyambere rero hari ukugarura imbaraga ndetse no kugabanya imbaraga z'abarwanya ku mpande zombi. Tugomba kumva ko ku mpande zombi hagomba guhagarikwa imirwano, ndetse bakumvikana ibiganiro ndetse n'ubwumvikana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'izi ngabo zitwaje n'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Ibindi twumvikanye kwari kugabanya ingabo mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo kugira ngo impande zombi zibashe kumvikana ndetse zishobore no kuvugana mu bwisanzure.
ni mu rwego rero mpuzamahanga kugira ngo intambara ihagarare ni uko ingabo z'ibihugu byombi zasubira mu myanya yazo maze ibiganiro bigatangira. None se ni iki cyabuze? Umuryango mpuzamahanga uri hano. Ese ni inzira nyayo ibura kugira ngo tugere ku mahoro? Nari naratangiye uyu mugambi, ariko icyaje kumbabaza ni uko uyu mugambi ntaho wageze. Akarere kafashe umugambi wo kohereza ingabo z'akarere kugira ngo zirinde abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, zibarinde izi ngabo zitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nicyo cyatumye rero Burundi bujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kubera ko twagiye tugendeye ku mahame y'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Twageze mu burasirazuba bwa Congo, mwese mwarabyiboneye. Ibyo twakoze, amahoro n'umutekano byaragarutse. Twashoje inzira yo guhuza abaturage ba Congo, kongera kubaka amahoro mu gihugu cyabo, ndetse nibyo ingabo zanjye zakoze mu burasirazuba bwa Congo.